ubundi ngewe ubwenge na discipline bifata nabigeranya nk'ibintu bibiri nabigeranya n'ibintu bibiri wabigereranya n'urugi n'ipata ukabigeranya n'igishishwa cy'umuneke n'umuneke urimo imbere kuko ngiye kugura umuneke yewe arahiye ko yewe oya kugiye kugura umuneke sibyo kugiye kugura umuneke ntabwo ngiye wama umuneke udafite kiragishishwa ngo wemera wemera ibi bintu bibiri rero abantu babyiteho njya mbisaba n'abarokore ubu dufite abarokore benshi batagira ubwenge batafite ubwenge badafite na discipline amasengesho basenga akazababera akababera ipfabusa dufite abahanuzi baza kuri izi kamera bazajya bisanga ahantu batari kwisanga kubera kutagira ubwenge no kutagira discipline none se haraho waje kuri kamera ukamera nk'umuntu ukutsa urumogi Imana yarambwiye ngo yego wamana wakara umuntu araje ameze nk'uwanyweye urumogi njyewe nasengeye runaka sengera na runaka sengera none ukumva avuze n'amazina y'abantu b'abanyacyubahiro bakomeye igihe umuntu akuvuga guhera kwa mbere kwa kabiri akajyanga ari kugukomeretsa umutima wowe uri kwinjiza kuko warakoze kandi uri kubaka ibigwi ndetse uri kubaka ibintu bizagutunga imbere ahubwo ari gukomeza kukugira icyamamare nanjye ahubwo mugire courage kugira ngo birababaje umuntu ari gukomeza kukwamamaza kuko burya umuntu ufite ikintu cyo gukora ntago yakirirwa mu bintu akavuga se nk'ubujajwa mbyita ubujajwa hari ibintu uba ukwiye gutaha umwanya sibyo njye ahubwo nibwo navuga iki kintu njya nibaza iyo wakoze ikiganiro kuri mama Charlene ngo yagenze cyangwa byagenze utya ni igihugu buri kubaka si amashuri buri kubaka si ibitaro wubatse si abana b'abakobwa batwaye indubu ugiye gushyira nk'udufuka tw'umuceri se si imyenda uba ubashyiriye iyo wavuze mama Charlene ngo yakoze iki ngiki si igihugu uba wubatse sibyo si itafari ubushyize ku gihugu ahubwo ngereka mbembaho no mukoro kandi uza kubimfashamo sibyo njyari umukoro nshaka kubihera muri aka kanya ubuzimana apfa baguhambi kuko nta mana ebyiri zibaho wenda ngo tuzishakire indi yisimbura ariko burya nta muntu bakamara mu buzima ni ikaze kuri mama Charlene official reka none tuguhe ikaze tukwifurize kugira ibihe byiza mu buzima bwose uherereyemo ni mu mpera z'umwaka no kutangira ubundi ndagira ngo nkubwire ngo ibitaragenze neza ku ruhande rwawe ubyihanganire ibitaragenze neza uyu mwaka ejo bizagenda neza ibitaragenze neza uyu munsi ejo bizagenda neza kandi burya nta wanga uko abaye kuko iyo wanze uko ubaye nanone ushobora kurangiriza ahandi hantu ibyo byose rero ubyakire hanyuma imbere za kamera za mama Charlene official dufite Charlene wambaye ikanzu nziza rwose black and white hameze neza cyane Charlene yesashimye sembaza hameze neza cyane rwose amasomo ibizamini warabitimbuye naragerageje urabifiningiza neza naragerageje hanyuma ibumoso bwe hari umubyeyi mama Charlene mashere uraho ndaho ndakomeye yego amashyo amashongore gira abana bakoze tabatira ari ni namukanyo bajyaga batubwira ngo witeka duhire amina amina ubwo rero nari ndimo tugira ngo dusuhuze abantu baturi imbere kuri kamera nanjye muri kumva nirijwe ni Dani hanyuma reka dutangire dusabe Charlene adusengere Imana Mana turabushime kandi turaguhimbaje tubushime ko turinze iminsi yose yatambutse kuva umwaka utangiye kugeza uyu munsi turiho kubera imbabazi zawe n'ubuntu bwawe turakwinginze rero ngo ubane natwe muri iki kiganiro tugiye kugikora tugira ngo duhembure imitima ya bamwe mu rubyiruko ndetse n'ababyeyi bagira icyo bumviraho udufashe byubaka itorero ndetse n'igihugu cyacu abagiye kubyumva bafashe natwe tugiye kuvuga ubane natwe duhe iby'ubwenge izina rya Yesu amen Charlene urangirije ku ijambo rivuga ngo duhe iby'ubwenge ngiye ku nayo topic yanjye mfite kakanya ni guta ubwenge n'ikinyabupfura na hanyuma ndashaka kugira ngo ni ikiganiro nyakwitirira abanyeshuri n'ababyeyi niyo mpamvu ndi kumwe na mama Charlene n'urubyiruko n'ababyeyi aya magambo yombi ako ntabwo kireba urubyiruko gusa n'abantu bose kireba abantu bose ariko burya n'abakuru ariko cyane cyane burya igiti kirerwa ikigororwa kikiri gito hanyuma bigakura burya bwa burere
utaha uri mutoya ntabwo uzabona ubweze kugera hejuru na bwa bwenge butatangiriye hasi nabwo ndibwira hanyuma ubu bwenge ni kinyabupfura discipline hanyuma bitandukanira he ese byose birakenewe ese niki kwiye kuganza ikindi kugira ngo ibi bintu bibihereho reka ari wowe nibasira kuko se guherukaga ari wowe interaho nkubwire ariko mbere yuko tugera no kuri yo nsanganyamatsiko ubu stari ku ishuri ukomeje kubujana buriya ari nyine aho niga nagiye kwiga nyine nzi ko ngiye kwituriza nta muntu nzi ngiye guheza byaho ngaho nsanga nyine benshi baranzi nkajya mbona bakunda kunyitegereza bamvuga nyine benshi ugasanga baranzi noneho rero ahantu bibera bibi nk'iyo ugize akabazo ugasiba buriya abantu nyine batekereza ukundi kuntu ariko bitari byo iyo ugize akabazo ugasiba ishuri wenda kuko warwaye cyangwa se ikindi kibazo cyabaye gituma utagiye ku ishuri ubwo wari uri gukorera amafaranga wari uri kuri YouTube bofa ariko biranakenewe ariko ntabwo wasiba ishuri burya ntabwo umubyeyi wenda akananga urugero kuri mama ntabwo ari igicucu kandi nta nubwo yabuze ubwenge ku buryo ashobora kuntangira nk'amafaranga arenze 1,100 noneho yarangiza akanansibya ishuri sibyo ishuri rigiye igihe cyabyo kuko nkeneye ubumenyi nkuye mu ishuri ngomba gufata ubumenyi nkuye mu ishuri n'ubumenyi navukanye n'ubwenge karemano mfite byose nkabihuza kugira ngo bimfashe kugera aho nshaka kugera rero umva ntabwo biba byoroshye ariko uritwararika kugira ngo twinjire muri topic neza reka mubaza kakabazo mu minsi yashize hari social media zatambutse ziravuga zibasira mama reka ariko bivuga mama Charlene yakenesheje abana be yabatoje uburaya iki kintu kikugeraho yewe reka mbwira ukuntu nteye n'abantu bimenye nje ntabwo nta kintu kimisi kijya gipfa kuncisha ishati wapi hari ibintu mbona njyaho icyo mbasaba bagiye babivuga cyane babivuge cyane ufate nk'amaca n'igihumbi bakora izo nkuru ni byiza usugira ngo umuntu abari ko harakana postinze kuri Facebook ikiganiro nabonye nabwo ati mukomeze muvuge muzi yuko nshiraho twatuma emoji tuba turimo turarira nabwo ati wapi ibingibi umuntu aba yarabimenyereye igihe umuntu akuvuga guhera kwa mbere kwa kabiri akajyanga ari kugukomeretsa umutima wowe uri kwinjiza kuko warakoze kandi uri kubaka ibigwi ndetse uri kubaka ibintu bizagutunga imbere ahubwo ari gukomeza kukugira icyamamare nanjye ahubwo mugire courage kugira ngo birababaje umuntu ari gukomeza kukwamamaza kuko burya umuntu ufite ikintu cyo gukora ntago yakirirwa mu bintu akavuga se nk'ubujajwa mbyita ubujajwa hari ibintu uba ukwiye gutaha umwanya sibyo njyabwo nibwo navuga iki kintu njya nibaza iyo wakoze ikiganiro kuri mama Charlene ngo yagenze cyangwa byagenze utya ni igihugu buri kubaka si amashuri buri kubaka si ibitaro wubatse si abana b'abakobwa batwaye indubu ugiye gushyira nk'udufuka tw'umuceri se si imyenda uba ubashyiriye iyo wavuze mama Charlene ngo yakoze iki ngiki si igihugu uba wubatse sibyo si itafari ubushyize ku gihugu ahubwo ngereka mbembaho no mukoro kandi uza kubimfashamo sibyo njyari umukoro nshaka kubihera muri aka kanya abantu bamwe singiye kuvuga amacana ngo nyamentioning iyo uvuga ngo uri umusesenguzi ngo urasesengura ngo ukagera imbere sinzi nimba waraganiye n'umuntu ngaguhe yamabanga yandi abandi batazi rero abo bantu bavuga ngo nabasesenguzi n'abakora ibyo biganiro byose ngiye umukoro nabaha aka kanya ubimfashe ubinkorere niba koko ari abasesenguzi bari abahanga barize bafite ubwenge barize n'amakaminuza bagende badusesengurira uburyo iki gihugu gifite ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato n'abasore bakabafunga nta mubyeyi wakishimira ko n'umwana we w'umuhungu bamufunze sibyo nta n'umubyeyi wishimira ko n'umwana we w'umukobwa bamuteye inda gutyo arimo ari aho ngaho ari kwandagara niba koko muri abasesenguzi nibasesengura uburyo ki ubukene cyangwa se ubushomeri buri mu rubyiruko bwacika niba koko muri abasesenguzi ni mudusesengura uburyo igihugu cy'u Rwanda kiri ni developing country sibyo natwe dukeneye kuba developed country ni mugende musesengura uburyo cy'igihugu cy'u Rwanda cyava mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere nacyo kijye mu bihugu byateye imbere ibyo ngibyo niba bikora zabateye basabahe n'igikombe ariko bitabaye ibyo amacana ni bashake bazayafunge bazayareke kuko ntacyo byaba bimaze kujya kuvuga ngo mama Charlene ngo yagize utya bya nta kintu byungura abanyarwanda n'abari kubyumva ibi bintu uyu mukoro umpaye n'abandi bantu bashobora kubyumva bakakate mu gatangi uhurira aya magambo uvuze ahurira he n'ubwenge Charlene ahubwo se nihe bitandukanye n'ubwenge nyine ubwo
hari ibintu umuntu akora kibazo se yabikoze asinziriye, yabikoze ubwonko babufashe babushyize mu ishashi babupfundikiye ukabona nta bwenge burimo, sibyo? urabura kugenda ngo ukore wenda inkuru, ugende ushaka abana bari harabarandagaye ku mihanda, abaza kujya kureba abana b'abakobwa bafite ibibazo bitandukanye, urabura kujya kureba ibibazo kugira ngo abaturage mwicare basesengura ibibazo birimo hagati yabo. Wowe guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere uri gukora inkuru ngo kuri Mama Charlene, uri gukora inkuru ku muntu runaka, ngo uri gusesengura ngo ibibazo bye, ngo yambitse ngo abana ubusa, ngo ni indaya, ngo yarananira. Ibyo ngibyo bivuga bihagazeho, sibyo? Ahantu rero bihurira n'ubwenge, iyo ukoze ikintu kikagira igisigara mu mitima y'abantu, sibyo? Umuntu akavuga ati wenda narebye ikiganiro kuri Mama Charlene official, icyo nasigaranye mu magambo nk'igihumbi bavuze, nasigaranye yuko ngomba kurwana kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nkashaka igisubizo cy'ibibazo mfite. Iyo rero naho abandi ugakora ikiganiro, umuntu agasigara Mama Charlene ni ishyano, uriya muntu ni ishyano, agasigara mutuka, urumva ntabwo uri kubaka igihugu, ntabwo uri kubaka imitima y'abantu, ahubwo ni urwango gusa urimo urabarimamo. Nyamara kuko abantu nabo nyine bamwe baba bameze nka bafite cishwanye n'abaca ahantu babonye, urumva ibyo ngibyo nta bwenge baba burimo. Abakunzi ba Mama Charlene official, ngira ngo Charlene muramwumvisha, atanze umukoro kuri nge nawe n'undi wese uzumva iki kiganiro. Uyu ni umukoro ukomeye ndetse cyane. Mama Charlene, reka ariho mperaho ubwenge n'uburere n'ikinyabupfura. Ubwenge n'ikinyabupfura, ese abantu tureke duhereye mu rubyiruko, abana bakiri batoya no mu bakuru. Abantu bafite ubwenge niko bafite ikinyabupfura, cyangwa abantu bafite ikinyabupfura niko bafite ubwenge? Ibi bintu bigendana gute mu buzima? Okay, ibyo bintu buri kintu cyose gifite aho gikenewe. Aha hakoreshwa ikinyabupfura ushobora kutahakoresha ubwenge, nahakoreshwa ubwenge ushobora kutahashyira ikinyabupfura ngo bikunde. Ariko ibi bintu biruzuzanya kuba wabigira byombi. Ariko nanone nkaba navuga cyane ku kintu bita ikinyabupfura. Ibi bintu birakenewe ku batoya kandi birakenewe no ku bakuru. Hari ubwenge ushobora kugira ubukuye mu ishuri, hari ubwenge ushobora kugira warabuvukanye, hari n'ubwenge ushobora kugira ugiye ubuhaha ku bandi bantu runaka. Ariko ikintu bita ikinyabupfura gishobora gutuma wicara ku ntebe uwize akiga amashuri menshi kandi aremereye adashobora kwicaraho kubwo kuba ari indiscipline. Ndusheho no kubwira abantu biga mu ishuri, namenye neza ko abanyeshuri benshi baba bakaniye biga bakeneye amanota, ariko ntibajya bakanira ngo bagire discipline. Ni hahandi umwana ashobora kuba ari umuhanga mu ishuri, ariko nanone bakamutuma ababyeyi inshuro nyinshi. Uwo mwana nazaramuka arangije kwiga afite ubwenge wa mbere, ariko adafite discipline, ni ukuri ntaho azakora. Kuko nta muntu uzamuha akazi adafite discipline, nta bantu bazamuyoboka adafite discipline, n'abazabona bazaza ariko ntibazagaruka. Niyo mpamvu rero mu bintu abantu bashakishe discipline, bashakishe n'ubwenge. Nk'ubu ngewe wenda ashobora kuba ndi ku rutonde rw'abantu bize make mu buryo busanzwe, ariko ubwenge nifitiye navukanye, cyangwa ubwo navukanye, hari ibintu njya ndeba abize bakora, kavuga ni nk'iyi njiji ninde wayihaye diplome? Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umubyeyi w'igihugu cy'u Rwanda, yaravuze ngo hariho injiji mbi n'izizi. Ikintu rero cyitwa ubwenge na discipline birakenewe. Uzi ko hari umwana ubona afite discipline yonyine discipline, cyangwa umuntu ukavuga uti uyu muntu wamwicaza muri uyu mwanya, ugatangira kuba wapanga kumuha akazi, cyangwa kuba wapanga nk'ubu ngewe nk'ibintu nkora nanjye ubundi bozi ku giti cyanjye. Ibi bintu nkora by'amafilime, ibi bintu nkora by'ibiganiro, iyo ndi gushaka umuntu unkorera ntago mpera kuba abizi gusa,
kuba waba ubizi gusa byonyine imbere yanjye ukanza imbere uzi kubikora uzi kweditinga uzi gufata ishusho uri indisipurine ntiwanyinjirira mu rugo uzi kubaza neza ufite ijwi ryiza ibyo byose ubigwije uzi kubaza neza uzi kweditinga uzi gushyira thumbnail uzi no gukora titre uri indisi hari ibintu bibiri ndeba naho wanca ukanguti ndaguca makeya ngo ukorere ariko uri discipline wapi ikintu cya mbere ngura cya mbere ni discipline kuri umwana wiyubashye ufite ubu hari ibindi ubona ari ibihubutse ajya ngo byanyweye urumogi wajya ngo byaranasaze mu magambo avuga mu myifatire kuvuga ijambo ubundi ari ijambo uvuga mu mwanya utari uwaryo ukabona reka kandi tari ribi ariko ukarivuga mu mwanya utari uwaryo kandi urebye niba ingaruka abantu benshi bafite z'ubuzima hari abantu benshi bafite ingaruka z'uko bari ari indisipurine ubundi umuntu afite disipurine amenya ijambo avuga akamenya n'uwo aribwira nk'ubu ngira abantu benshi bambaza ngira abantu benshi bankoraho komenti ngira abantu benshi bambaza ibibazo by'ubugoryi n'iby'uburofa iyo njya kugusubiza mbanza kugira disipurine nkareba uyu muntu ndamusubiza iritu ndamba mukosoye nkosore n'abandi bose bazamubaza cyangwa abandi bose azakoraho comment hakaba undi ndeba nkavuga na uyu muntu nubwo ambashije gutya ariko urabona yuko agize ate aranakuze mu myaka ninjije nyine ariko y'umusaza ninjije ariko y'umukecuru ntacyo reka mubwire nti mama nti nyine mumfashe mama nyine none nkiyoroshya sha ntumenye ko aremerita kandi uningira ibisubizo shawe nshobora kugusubiza igisubizo cyagufata kikagukubita no kugikuta ntuzongere no kubyuka na gakeya okay ma tuzabiganiraho mbese wenda nkanamusezerera si wenda yanamamagara ntambone kugira ngo ntamusubiza nabi ariko uzafata ijambo wagashubije umwana urisubiza umukuru ijambo wagashubije umukuru urisubiza umwana ijambo wagashubije umupagani urisubiza umukristo ijambo wakabwiye umukristo urihe umupagani nk'ubu ngiye y'umurokora ambajije burya ari nabo batugirana ibibazo ngo mbabwira n'abindi abatuka iyo uje nkabona uri umurokore kuko iyo umuntu ari umurokore akakubaza ikibazo tuyu ni umurokore noneho iyo ari shamyaka nabwo akakubaza uhita uvuga uti iyi ni shamyaka yo mu rusengero abo bantu nibo nkunda gukosora ndabakosora nkababwiza ukuri kwera iki ni za shamyaka zizi ukuri kose aho kuva ku kagero ibyo unyuramo aba yarabinyuzemo ibyo ucamo aba yarabiciyemo ariko yarize yarananiwe ubufata noneho hagira n'undi muntu mbaza ari umupagani wenda mworohera 100% kuko aba ari umurwayi nyine ugize gute hari umupagani ukubaza ukabona uti Imana ifite abarwayi benshi nuko ibarwarije mu bitaro bitandukanye tereka mfashe Imana nanjye kubarwaza abantu rero bakeneye ubwenge ntubona hari abantu ugiye mageragere wahasanga abantu benshi bazize kutagira ubwenge ugiye mu bashomeri dufite ushobora gusanga abashomeri benshi harimo abenshi babuze iki ubwenge niyo disipurine birashoboka ko umuntu ashobora kubura ubwenge akabura na disipurine cyane byose akabikora kandi ubwiye ubuze ubwenge ukabura na disipurine genda upfe baguhambe ntabwo iki gihugu cy'u Rwanda ari ikinjije nimba hari abantu bakwiye gusobanuka n'abanyarwanda uri kumva ibi bintu bibiri rero abantu babyiteho njya mbisaba n'abarokore ubu dufite abarokore benshi batagira ubwenge batafite ubwenge badafite na disipurine amasengesho basenga akababera ipfabusa dufite abahanuzi baza kuri izi kamera bazajya bisanga ahantu batari kwisanga kubera kutagira ubwenge no kutagira disipurine none se hari aho waje kuri kamera ukamera nk'umuntu ukutse urumogi Imana yarambwiye ngo yego wamana wakara umuntu araje ameze nk'uwanyweye urumogi njyewe nasengeye runaka sengera na runaka sengera none ukumva avuze n'amazina y'abantu b'abanyacyubahiro bakomeye ariko bazaba batwitse bamanutse kandi erega burya gutwika kwiza ubundi gutwika twiza si ibyo twikuvuga ahubwo wowe ku giti ugomba kuba umuntu utwika
utanavuze hagati ngaho ugeze kuri icyo kintu cy'abakirisitu abarokore badafite ubwenge nakabura na discipline noneho tuze no kubarokore bafite impano umuntu akaba yahagarara imbere y'iteraniro akavuga abantu bose bakavuga bati Dani yubakwe ariko ugasanga muri we nta kinyabupfura uyu muntu iyi mpano izakura izabasha kumugeza kuba agomba kuba we iyo mpano ntabwo izamugeza ahakomeye azaba umurizo ubundi abo umuntu ushobora kugarukira ahantu ubundi habaho umutwe umurizo harya sibyo yego umutwe n'umurizo kuko yaravuze ngo hakabaho uwo hejuru akaba n'uwo hasi uwo umuntu azaba aciriritse kuko burya iyo uri umuntu usobanutse ugira inshuti zisobanutse iyo uri umuntu ucuramye ugira inshuti zicuramye nkawe none se reka nkubwira uzagira impano Imana iguhe message yo kujyana mu bakiri sibyo nuhagera usange bateguye amasorori 6 wenda wowe utegura isorori imwe cyangwa byanaba ngombwa ntutegure ushake kwarurira rimwe inyama ushake kwarurira rimwe ifiriti nubona urusenda ugira ngo ni isosi ufata isosi wuzuze ku isahani ufata uruzuze kuzari mbona nta kinyabupfura kirimo urye wenda wahasanze n'abashyitsi kunyura habiri bacana wahasanze n'abashyitsi uri iyo sosi urayoye ni y'urusenda ntuzi gutandukanya urusenda n'isosi isosi wujujeho biramenetse ku meza ufashe igisenda urariye utajya ye baba data we wenda uhasanze n'abashyitsi icyo kintu uzifuza ko cyongeye kukugarukira mu rugo ariko wabundi baza kuvuga kuti ibiryo ni ibiginda reka nyihereze oya se ahubwo aya bantu bagira ubwenge erega niyo ugiye mu bakire wifata nk'umukire utakifata nk'umukire mu buryo bwo kwambara ukifata nk'ubukire mu buryo bwo kuvuga hari n'umuntu Imana ituma ijambo rimwe kwe kutagira ubwenge akagenda akabihura tuza kandi hari abantu badakunda ibigambo byinshi babakire uri kumva mbese abantu bakwiye kugira ubwenge uwo muntu rero uzahinjira rimwe uzagaruka ubwa kabiri kuko njyara abantu batankandagira mu rugo bahaza rimwe kavuga ni singe uroturenga amarembo wenda ube werekwa n'ibyikuzimu ramaze ntuzangabikira ahangaha uri kumva cyangwa urumva ahuraguye ibigambo sibyo nimba ari na message aguhaye abana barabyumvise kandi ntibakwiye kubyumva abashyitsi barabyumvise kandi ntibakwiye kubyumva message y'umugore akabayihaye n'umugabo message y'umugabo akabayihaye umugore message y'umukozi akabayihaye nyirabuja message ya mabuja akabayihaye n'umukozi abantu reka nkubwire Imana ntigikorana n'injiji kandi biravuga ngo umuntu yabuze ubwenge Imana igira gute iramureka abakozi b'Imana bakene nk'ubu hari abo njya ndeba kuri kamera Imana yo mu ijuru we wafashije nkareba ikiganiro gitangiye nkabona kiranye nkavuga ko Mana koko nkuriye atagize nibura naho yakandagiye mu ishuri ntiyagira n'ubwenge nibura yavukanye kandi reka nkubwiye ko muri iki gihugu cy'u Rwanda naho utajya mu ishuri naho nta bwenge wavukana iki gihugu cyacu kirasobanutse ari byinshi byatuma wiga kandi ukaba umunyarwanda usobanutse yego Charlotte hanyuma iyo tugeze kuri iki kintu cy'ubwenge n'ikinyabupfura wenda reka mvuge kuri side mama avuze nk'umubyeyi ndashaka ko kuri side nk'umwana nk'urubyiruko ikinyabupfura n'ubwenge umuntu kuri wowe niye impamvu bavuga ngo uyu muntu ni mukuru afite imyaka 50 ariko wamureba bakavuga ngo yewe ngo ni umwana ngo ntukamurebe ngo mu myaka ngo wamureba mu myaka ngo ariko ngo ni umwana ngo ni mu primaire ngo afite ngo wagira ngo ni umwana mu myaka 10 iki kintu kiba giturutse kuki yego ubundi ngewe ubwenge na discipline bifata nabigeranya nk'ibintu bibiri nabigeranya n'ibintu bibiri wabigereranya n'urugi n'ipata ukabigeranya n'igishishwa cy'umuneke n'umuneke urimo imbere kuko ngiye kugura umuneke yewe arahiye ko yewe oya kugiye kugura umuneke sibyo kugiye kugura umuneke ntabwo ngiye wama umuneke udafite kiriya gishishwa ngo mwemere nawemera
so wemera ntabwo wemera kandi nanone ntabwo uzajya kugura urugi buriya nta rugi rutagira ipata rubaho wafungisha iki na bya bindi by'ibirahure ariko haba hariho ipata siko bimeze ipata ntiritana n'urugi kandi n'umuneke n'igishishwa ntabwo biba bigomba gutana sibyo niko rero bimeze iyo niyo filozofi ya Charlene noneho rero hari igihe bavuga ngo umuntu ngo uzamubona ngo wabona igihagarara ariko si urebe ubwonko wareba ubwonko ariko si urebe igihagarara hari umuntu uba ufite ubwenge hari umuntu uba ufite ubwonko sibyo bwakuze kurusha igihagararo hari n'umuntu uba ufite igihagararo cyabaye kinini kiruta ubwonko sibyo ugasanga afite imyaka nka 50 ariko ubwonko buki mwaretse guseka ugasanga umuntu afite imyaka nka 50 cyangwa 60 ariko ubwonko bwiwe sibyo bufite cyafite imyaka 2 cyangwa amezi 2 wabibona gute icyo ni ubirebera mu bintu akora n'ibyo avuga n'ibyo uwo nguwo yari arimo aravuga sibyo ugasanga uri nk'umwarimu n'urugero sibyo ariko niba umunyeshuri afite ikibazo arabikubwiye siki ntabwo bindeba bijya kwibwira cyo mbese ubwo ufite ubwenge wize ikisi ugasanga uri nk'umuganga wiri gushihura umurwayi uje uramushihura umucishije hirya ahubwo atashye yanogonotse kurusha uko yaje ameze sibyo aho nta bwenge burimo ugasanga wa mugani uri kagiye ngo urugero hari umuntu wigeze kumpamagara ngiye ibintu byinshi bitandukanye noneho nge ndeba imyaka afite ndeba n'imyaka afite mbona ntago ari ibintu bihura ntabwo ati wampaye ifoto yawe arayimpa ntabwo ati ndabona uri umupapa pe noneho ndabwo ati ntabwo ngo ese mbaye ndi umupapa ngo ibyo bikureba hirya ntabwo ati ariko mubyeyi kuko mbona uri umupapa ntabwo ukwiye gushurashura mu twana tungana nanjye pe genda urera abana bawe n'umugore wawe ngo ubwo se ngo utangiye kungira umugabo ntari we ngo ndi umusore nuko nakuze cyane uri kumva hari ugashaka kuza kunyumva ko ndabizi ashaka kuza kunyumva urumva ntabwo ati rero njye mfite igihe cyo kwiga no kwiyubakira ubuzima bwawe mfite igihe cyo guta mu basaza bangana nawe yarantutse bitutse ntabwo n'undi ubwenge buke ufite aho bukura ngo bukura kuri nyoko ngo niba abantu baba ari abafana ba Mary bamwanga nge bakaza kubunzaho sibyo ko ngiye yasanze nta banza uko byagenze sibyo yaranutse kuva munsi y'ikirenge agera mu mutwe antuka ibitutsi ntasubiramo ngo akanyonga ibiki ngo wambese irebe wagikiwe none ndambwira ati se kuri kuntuka ibitutsi bingana utyo nge nta n'igitutsi ndagutuka urumva ufite mu mutwe yazima ndambwira ngakuguza uri kuvugana nawe ngati ariko se iyo nturi perezida suri n'umuhungu wa perezida suri n'ikige suri generali suri iki ndagutinyamo iki byarongera ntuka ko karanyihanagura igitutsi cyose uzikibaho ibyo atavuze ni nka bibiri ubanza none ndamwitegeza ngo atuzi n'ikindi bateye ngambwira none ubwasanga ugiye ku mwana muzima umwe ati narebye ukungana yari afite inda nyine ubu nari mukuru ngati narebye ndufite ukuntu byibushye ndeba ukuntu uri mukuru cyane ngira ngo no mu bitekerezo byawe ni kungana ngate ko nasanze ubwonko bwawe ni ubw'amezi 2 ntabwo wayarenza amezi 2 nambwo atari ko rero icyaba cyiza kuko wagaburiye umubiri wawe ugakora dore ukaba rwose ushinguye uri mukuru umbabarira ugende roho yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe urumva ubwonko bwawe nabwo uzagenda ubugaburire bukuri naho ubundi bwaragwingiye bwishwe na bwaki nta kindi kintu yongeye kuvuga yahise agenda ngo washyana ngo ndigendeye itagenda sibyo rero hari abantu bakuri inyuma ariko ugasanga imbere nta kigenda sibyo tuba dukwiye gukura inyuma tugakura n'imbere burya kugira ngo usumbwe n'ubucucu ufite wasumbwa n'ubwenge ufite naribu umuntu akajya avuga ati karakani muzabone kangana kure ariko kasumbwe n'ubwenge aho kugira ngo avuge ngo uri umusaza ariko ubucucu ugira busumba bajya bavuga ngo aho ngaho hari ukuntu bajya bakavuga bati uko uriya mukobwa uriya mwana w'umuhungu ubwenge afite buruta imyaka afite icyo nicyo cyiza kugira ngo bavuge ngo usumbwa n'ubucucu bwa ngo imyaka yawe isumbwa n'ubugoryi ufite bajya bavuga ko usumbwa n'ubwenge bwawe nicyo cyiza rero hanyuma kuri urwo rwego iyo ubonye umwana mu kigero cy'uko akagombye kuba ari gukora neza wenda afite ubwenge ariko nta kinyabupfura afite mama yigeze kugikomozaho ugasanga umuntu afite ubwenge aragera amanota rwose menshi afatika ariko ugasanga
niwe batumye kuri discipline afite 0 niwe batuma ababyeyi yasimbutse ibigo niwe bahoza ku masembo niwe batanze urugero kubyiga ariko afite ubwenge uyu mwana we wamushyira mu kihe cyiciro uwo nguwo birumvikana afite ubwenge sibyo akobora n'ikintu kibi ni ukubura byose ukabura ubwenge ukabura niyo discipline nta hantu byakwicaza ariko nanone kugira ubwenge bwonyine budafite discipline nabyo ni ikibazo nanone kugira discipline yonyine idafite ubwenge ni ikindi kibazo byose bivuze ngo biragendana nk'uko biragendana ariko nanone buriya nakubaza ngo ese ari ubwenge ni iki gikonta ikindi ni gifite imbaraga kurusha ikindi burya byose biba bikenewe ariko nanone kugira amanota 90% cyangwa kugira 100%, sibyo ariko kuri conduite yawe kuri 40 ufiteho 0 icyo gihe ntago ikigo kijya kikubabarira burya ahubwo tufite ubwenge ariko ubwenge bwawe nta kintu buzakumarira nese ubu ugize nk'ubwenge sibyo bagutumiye mu nama n'urugero kuko ufite ubwenge se bwo gutekinika se nk'ibintu wize ibintu bya tekinike sibyo mashanyarazi urebaho ibintu nk'ibyo ku buryo habaye nk'inama y'imishyikirano y'ibihugu bashaka kugutumiramo hari ibyo uri buze kujya kuri tekinike ukabasha kubikora neza sibyo ariko kuko ufite bwa bwenge pe barakwizeye niyo mpamvu bakuzanye ariko ya discipline udafite wenda barimo baravuga uri kwirirwa unyuranyuranamo ibintu byose urabica ni nk'urugero igihe nk'ushaka kubona nk'umuntu wataye ubwenge akagenda wenda nk'abaperezida kuri abarice cyangwa se n'abandi bayobozi abanyuzemo hagati ukabona arimo aragenda afata ibintu bidahuye cyangwa se nk'umuntu ni nk'urugero ukabona abantu baricaye bari nko kurya sibyo aragiye yihaye karibu urabona ararya ukuntu ngo myamyamyamya uri kumva icyo gihe bazabona ko ufite ubwenge ko nta discipline ufite icyo gihe nta kintu biba bikubwo ubwenge nuko nta kintu biba bukumariye bivuze ngo ubaka discipline wubake n'ubwenge sibyo kuko burya discipline iyo ufashe discipline ugateranyaho iyo ufashe discipline ugateranyaho ubwenge bibyara success bibyara full success ariko iyo ufashe ubwenge ugateranyaho wenda iyo ufashe ubwenge n'uteranyaho discipline ugateranyaho 0 discipline sibyo nta success icyo gihe byaguhereza sibyo ni kimwe bajya bavuga ngo ubwenge bw'umukobwa bushaka kumwicaza ibwami ubwiza bw'umukobwa bushaka kumwicaza ibwami cyangwa se ubwiza bw'umukobwa bushaka kumuha umwanya bushaka kumuha umwanya ukomeye mu mutima w'umusore cyangwa se w'umwami ukomeye ariko ubwenge afite n'imico ye bizamugenera igihe agomba kumara ibwami nibyo bizagena igihe agomba kumara mu mutima w'uwo musore kuko umusore ashaka kubona ati mva narihaye rwose mfite umukobwa mwiza ariko yagera ku bwenge bukurimo hano uzabasha kumanaginga ibintu wagiye ahantu hari imitungo hari ibintu byose ariko ubwenge ufite burakunaniye kumanaginga ibintu uri kubona uwo muntu uzazishingira ngo ubwo bwenge bwawe nangize ibintu bye bikomeze byangirike bivuze ngo wifashe ubwenge ugateranyaho ubwiza ufite n'ubwo buranga sibyo biguhereza amahirwe y'igihe kinini ariko rero iyo ufashe ngo ufite ubwo bwiza gusa ntabwo abantu bazaburya kuko burya nubwo ufite ubwiza abantu bajye bakora attention sibyo nubwo ufite ubwo bwenge hari ahantu uzagera ntubishyire ku isahane ngo birye none se umugabo yawe yaje yakubiswe ku kazi bamwimye amafaranga yabuze amafaranga akazi kabuze nongize umwereke ngo ndi mwiza ibyo se arabishyira mu gifu birye ni ibyo kurebesha amaso gusa ko ntago ari bushyire mu gifu ngarye sibyo nubwo bwenge bwawe rero hari igihe uzagera ugasanga ntacyo bumariye famiye ahubwo ati wa mwana nubwo nakwishyuriye ukiga ukagira ubwenge ariko uri ikibumbafu nta kintu umariye kuko ufite ubwenge ariko ibintu ukora mu kazi bahita bakwirukana aho ugeze barakwirukana rero ugasanga nubwo uba ufite ariko nta kintu bukumariye ndetse n'abagenzi bawe bakuri hafi ntacyo bibamariye Charlotte hagati y'uburere bw'umubyeyi n'umwana habaho igitsuri ntawe udakosa yego hari igihe umwana agira amakosa menshi atandukanye bikaba ngombwa ko ababyeyi mama se cyangwa papa se bamuhana rimwe na rimwe bakanamubwirana igitsuri cyangwa n'uburakari aha ngaha ikinyabupfura muri kwakira indero n'uburezi bw'ababyeyi ikinyabupfura cy'umwana ni ikihe kizagaragara gute ikinyabupfura kizagaragara gute mu mwihaniro ry'ababyeyi no ku mwana wakosheje nisharire yakosheje eko
ariko mama aguhananye akubwira amagambo aremereye cyangwa papa akubwira amagambo aremereye rimwe na rimwe ubonye ko rimwe na rimwe yanakiriye n'ibintu nabi ariko n'umuraro makosa wakoze akirira aguhanishije cyangwa se akubwiye n'amagambo akomeye kandi wenda rimwe na rimwe uranarenganya ese kinyabupfura kuri uyu mwana kuri Charlene uri guhana nzakigaragariza gute buriya iyo uzi yuko urara mu gisirikare bagira ukuntu bapanga abantu ntago uhita ujya mu gisirikare ngo bahite bakugira generali ngo bahite bakugira majoro mvuka Nyamirambo sibyo baguha amapeti bitewe n'ubushobozi babona ufite rero mu muryango burya bajya bavuga ngo nta muryango ukubura sibyo ariko umwana ari nk'ikigo ry'ibone yarananiranye avuga nta muryango ukubura mu muryango harimo abantu beka mvugiye mfata ingero ebyiri haba harimo umwana ubona ko ari umunyembaraga cyane haba hari n'umwana ubona ko ari umunyantege nke nawe umubyeyi burya ubu bibona nubwo udashobora kubibabwira sibyo sinangombwa ngo bibabwire ariko ubibona ko ufite umwana wawe umwe ari umunyantege nke ashobora kwakira ibintu biremereye akabasha gusavayivinga cyangwa kubicamo n'igihe ubona umwana ari umunyantege nke ukabona n'umuturaho ikintu ntabwo ari bubashe kuresista bivuze ngo rero ku mubyeyi akunda umwana ufite imbaraga ashobora kwakira ibintu bikomeye ugomba kumpana nk'umunyembaraga nyine kuko burya sibyo uko bahana wa musirikare ukijya mu gisirikare ako kanya sibyo ntago ariko bahana generali nyine bagiye gukubita ibiboko ndetse babakubita ibiboko bimwe uwo nguwo nibwo akigeramo akoze nk'ifunzo rimwe uwo nguwo ushobora kumukubita nk'imbavu zigahita zivunagurika ariko afande sibyo afande kuko aba yarakoze baraba generali ko generali banyuze mu bintu byinshi bikomeye ibyo yanyuze mu mafunzo menshi ushaka kuza kumukubita ibintu rwose ukabona katiya tuntu dutoto sibyo bivuze ngo umwana umuhana bitewe nuko umubona nibona ari umunyantege nke muhanisha amagambo y'abanyantege nke umubwira ibintu byoroshye kuko hari igihe rero hano umwana uzi ngo uri kumuhana ahubwo agahita apfira rimwe kavuga ati n'undi mama ibigambo yambwiye kuko ni umunyantege nke ahubwo na twa tundi duke yari afite akaba aratubuze rero wa mwana w'umunyantege nke igihe umubwira ibintu bikomeye cyane kugaragariza discipline niyo yarize akarira muri silencieux gati yego mama nakumvishe yego papa nakumvishe akakugaragariza ikinyabupfura yuko abyumvishe kwa mwana w'umunyantege ngo ati undi ma birakureba ushaka uzanjugunye n'undi bintu mbwiye nta kintu bimariye kuko ari umunyantege nke atabashije kubyakira ugasanga na kwa kundi yari kukugaragara na kakandi gakeya kahise kabura dusoza Charlene ni iyihe nyunganizi ni izihe nama ushobora guha urubyiruko bagenzi bawe abanyeshuri abakobwa n'abahungu uburyo bakwiye kugira ubwenge ariko bakagira n'uburere nako n'ikinyabupfura kugira ngo nk'abatabifite ubona harabuzi batabifite harabuzi badafite byose hari n'ubuzi ufite ikinyabupfura wenda ubwenge ashakisha hari n'ubuzi ufite ubwenge wabuze ikinyabupfura aba bantu bose bahe ubuhamya do kubutumwa yabasenga yabadasenga burya mvuze ngo ngugire ikinyabupfura urubyiruko rwinshi bagenzi bacu bahita bumva ikindi ntago ari ukwambara agatambaro kwa kundi bakambara si ukwambara birebire bigera hasi sibyo si ukujya kuvuga nyine ngo ufate nka Bikira Mariya sibyo ntago si uguhora muri Bibiliya si uguhora usenga iyo ibyo ngibyo tubivuze ni ukumenya igihe ugomba gukoreramo ikintu n'igihe ugomba kugikoreramo igihe ugomba gukoreramo ikintu mu gihe cya nyacyo ni ukumenya ikintu ugomba kuvuga no mu gihe cyacyo ukamenya ngo iki kintu nindamuka nyivuze kiratera ife kirakurura ukibaza se nimbwira uno muntu iki kintu ninkora iki kintu abantu bandeba barabifata gute ikintu kiri bubasigare mu mutwe ni ikihe kintu bivuze ngo rero ugerageze kuko burya uko nabisobanura kugira ngo mu magambo make bite birangira sibyo niba uri umuntu bakakubwira wicaye aho ngaho ufite amano sibyo cyangwa se dukoreshe imyaka baguhaye wenda ahantu kilometero ziraho wenda baguhibwe guhingamo umuceri kubwo ati no muceri ukeneye yuko uzashiramo imiti izarinda udusimba kurya umuceri bakubwiye ngo no muceri ufate neza no gushiramo amazi urumva kugira ngo bitazarumba muri abantu babiri
ahubwo ati uzabikora azabona inyungu, sibyo? Rero nutagenda ngo ufumbire wa muceri wawe uhibye ibintu byose ukeneye, hanyuma wa muceri ukazarumba, si uzajya kuvuga ngo ni abantu babiteye ngo ni ibiki byate, ni wowe wabiteye, sibyo? Fumbira ubwonko bwawe, fumbire n'umubiri wawe, yego inyuma, sibyo? Ifumbire wowe w'imbere, wako wifumbire nawe w'inyuma, kuko burya mu gihe kizaza bizakugirira umumaro. Ushobora kuvuga ngo ndakora biriya papa wanjye bizamusebya, mama wanjye bizamusebya. Hari igihe kizajya papa wawe wagejeje imyaka aba atakiriho, mama wawe atakiriho, ibyo wakoze bitangire bigutunge, sibyo? Burya rero niba nabwo urubyiruko tujye dukora ibintu tubona bidufitiye umumaro, bizagira akamaro mu masaziro yacu, kuko burya mu masaziro yawe nibwo ubona ko ibyo wakoze byose byari ubusa cyangwa ibyo wakoze ari byiza. Kuko bajya bavuga ngo burya umubyeyi wabyaye neza bimenya amaze gusaza, kuko baravuga ngo urukwavu rukuze ngo rwonka abana barwo. Noneho ngo nsigaye numva hari imvugo yaje ngo muri iyi minsi ngo urukwavu rukuze ngo rugira ute, ngo bararurya ngo cyangwa rukajya kwihigira. Rero dushora imbaraga zacu, yego b'umusirimu simbikubujije, ariko ushora imbaraga zawe mu kintu kizakugira umumaro muri ako kanya urimo ndetse no mu gihe kizaza, kuko niwe bifitiye umumaro. Mama Charlotte, twerekeza ku musozo. Nyuma y'ubu bwenge n'ababyeyi, ku bwenge bw'ababyeyi bo mpande zombi, abapapa, abamama, mu cyiciro gikuru, abantu ubona bakujije igihagararo nk'uko Charlotte yabifite ariko nta bwenge. Abantu babona bakujije igihagararo bafite ubwenge ariko nta kinyabupfura nk'uko twagiye tubivugaho. Abangaba nta kintu wabahinduraho. Umuntu ageze mu myaka 70 nta kinyabupfura, ntabwo azajya kukiga. Umuntu ageze mu myaka 80 nta bwenge, ntabwo azabye. Ahubwo imibanire y'aba bantu bangana gutya, nta bwenge, nta kinyabupfura, nta na kimwe bafite. Tubane gute nabo? Imibanire y'abantu tubihanganire gute, tubarwaze gute, tujyane nabo muri societe, kuko tuzahura nabo heshi mu nsengero, mu bigo by'ishuri, mu masoko, mu bazu, muri mu bakodesha imizu. Hari umuntu ukugeraho ugasanga neza gushimubwiye akugezeho unabyaje kukwishyuza, nta nakomanze, ntazi muri duje. Ahantu tuzahura nabo bose, tubane nabo gute? Okay, ndewe abo bantu nabafata nk'abarwayi dukwiye kurwaza, kuko impamvu ari abarwayi dukwiye kurwaza, abo bantu bari mu miryango yacu, bari mu bana twabyaye, bari mu babyeyi bacu. Mbese abo bantu ntabwo ari abantu birundiye hamwe ahantu mu ishyamba, ni abantu turi kumwe nabo. Uburyo rero abantu bakwiye kubana nabo nuko buri wese ubundi utazi n'ubwenge ashima ubwe, kandi buriya nawe umubwiye ko ntabwo agira hashye, mwabonana nawe aba yumva agize ate abufite. Buri wese mu ruhande rwe mba numva yabera mugenzi we itabaza. Nimba uwo muntu utagira ubwenge mukorana wikifuza kumushyirishamo, ngo ndi buretse birakiri gukora, buretse kiri buhobagire kizamira gute, buretse ririhoya. Ahubwo we nimba ubona ahantu ari kunyura arimo ararohama, genda umufashe, mufashe umubwire uti ibi ngibi uri gukora ntabwo ari byo biri bugende gutyo. Ntiwifuza nimba inzira ari kunyuramo ukabona ko irimo umwobo, wifuza ko awugwamo. Nimba ubona ko aho hantu yaburiye ubwenge hashobora guturuka urupfu rwe, wikifuza kwapfa. Nimba uri kubona ko ibyo bintu arimo bishobora kumugirira ingaruka mbi, wikifuza ko zimugereho. Habeho kurwazanya no gufashanya, kuko buryo umuntu akweretse ubwenge bukeya bwe, abakubwiye ngo uko nabaye nuko icyo ushoboye ujye ukimfasha, njye nuko nteye nuko nabaye. Ntabwo abo bantu ari abo kujugunywa. Nabikubwiye ngo umuntu uteye gutyo usanze ari umwana wawe ntiwamujugunya, usanze ari umugabo wawe ntiwamujugunya, ushatse ari umugore wawe ntiwamujugunya. Hajya habaho no kurwazanya, kuko nta n'umuntu ujya ugira ibintu byose byuzuye. Ashobora kutagira ubwo bwenge, sibyo? Ashobora kutagira ubwo bwenge, ntagire n'icyo kinyabupfura, ariko akagira umutwe wo kwikorera, sibyo? Nimba atazakoresha umutima, ntakoresha ubwenge, azakoreshe n'umutwe, sibyo? Kuko hari ibintu nk'ubu, hari ibintu umukarani yakora ariko njye ntashobora. Nimba umuntu njya guhaha akikorera imizigo yanjye, si ubwo umuntu ntafite umumaro, kuko njye ntayo mfite ya taxi voiture ngo nkodeshe taxi voiture. Nta muntu rero wo kujugunywa, nta muntu wo guta, tujye tubarwaza.
kuko nasanze buri wese mu ruhande rwe afite umumaro. Buri umukarani ushobora kumunyuraho ukamutera umugeri, ariko se uramutera umugeri gute kandi ya masima yawe bapakurura bari kubaka inzu yawe ari we uyikorera? Siko nta muntu n'umwe muri iyi si wo kujugunywa, maze n'umusazi usara buriya nawe afite umumaro, kuko burya uri umuhanga nawe wamwigiraho. Umurebye wavuga uti kuki yasaze nge sinsare, nuko imbaraga z'ibisazi nge zitashobora, nabwo bigatera kukubwira ngo Imana ihabwe icyorogo ntabaye umusazi. Burya na wa muntu ugendera mu kagare akwiye kukubera isomo. Nta muntu n'umwe muri iyi si udafite icyo amaze. Abo bantu batagira ubwenge tubana nabo, abo bantu batagira discipline tubana nabo, hari igihe aba adafite discipline ariko afite ikindi agize ate afite. Hari umuntu ejo bundi wambwiye ati ubonye ukuntu ugira kuraje mu rugo ubukora imirimo yo mu rugo ariko kugenda bikakonanira. Sinzi ko uri umunebwe kugenda n'amaguru. N'ukuntu mba mbona ugiye ntiwumva se? Mfite ibyo ushoboye, mfite n'ibyo ntashoboye. Ibyo ushoboye nzabyomeka ku byo ashoboye kandi tugere kure. Tubarwaze. Tubarwaze kandi nibakira bizatugirira umumaro. Yego. Ikindi shaka kubwira abantu nuko nta muntu ushinganwa cyangwa kamara ubaho. Burya umuntu nabonye ubura tugapfa ni Yesu. Ubuzima napfa baguhambi kuko nta mana ebyiri zibaho. Wenda ngo tuzishakira indi yisimbura. Ariko burya nta muntu bakamara mu buzima. Ngo mama Sharene nikaba nk'ubu mpfuye haza abandi ba mama Sharene nk'igihumbi. Cyane ko nanjye harabo nasimbuye. Yego. Umuntu wese ajya yifuza kubera umugisha cyangwa urugero mugenzi we. Ikindi shaka kubwira tutarasoza muri iki kiganiro, ndashaka kubwira ababyeyi ngo ujye ufata umwana wese nk'uwawe. Nimba ari umwana uri kurerera ku ishuri wigisha muri primaire, mufate neza kugira ngo nawe wawe uri muri segonderi bamufate neza. Nimba ari umwana uri kurerera muri segonderi, mufate neza kugira ngo nawe muri kaminuza bazakurerere neza. Ibyiza twifuza ko badukorera tubikorere abandi. Yego. Hanyuma reka dushimira kanshimire mu Sharene, ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Sharene ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza mu bwenge nyeretse mpaye. Hanyuma tugana ku musozo w'abakunzi ba Sharene official, reka nanone nongere nishimire Alpha Boutique. Yego. Muri chic kubw'imyambaro myiza, ngenda umusore ariko abakobwa n'abamama bafite kuri kashe muzanyarukire uri muri chic. Reka twongere tubibutse kandi ko filime ya Mama Sharene n'ubundi iri mu butumwa ni 3 mu cyumweru. Kuwa gatandatu hari ubuhenebere Karundura ni 2 z'amanywa. Kuwa gatatu ni ibigugu. Oya kuwa gatatu ikigugu. Kuwa mbere ni yihe? Imperuka. Hanyuma ubwo byo byose rero mukomeze mubane nawe mu buryo bwose, kumufata amaboko ahari ku bwanyu, mudahari ntiyahaba kandi namwe muhari nawe adahari nabyo byaba ari ikibazo. Reka dukomeze nibyo asoreje kujamba avuze ngo nta wubura icyamaze, nta nubura nta nubuzuza byose. Reka twunganirane rero muri ibi bihe. Sharene kadusoze dusengera Imana. Mana turagushimye ko wabanye natwe muri uyu mwanya, kandi turagushimye ko duhaye kugeza muri aya matariki asoza umwaka. Turagushimye ko wadushyigikiye buri wese kugira ngo tungurane ibitekerezo, dutanga inama mu bana bawe. Habwa icyubahiro kandi ukomeze gushyigikira abantu bose badukurikiranye, baguke kandi bunguke. Ineza yawe igere hafi ndetse na kure nyagora ku ngoma Imana. Komeze guha abantu bawe ubwenge, ubuhanga ndetse n'ubumenyi, kandi ukorane natwe iby'ubutwari mu mpande zose. Ufashe igihugu n'itorero, ukomeze kurambura ukoko kwawe kwiza muri izi mpera z'uyu mwaka ndetse no gutangira umwaka. Uzatange byose ku bantu badafite epfo na ruguru. Uzaba umugabo w'abapfakazi, uzabe papa w'imfubyi, uzabe byose ku badafite epfo na ruguru. Uzatange support ku gihugu n'itorero, uzade gutwenga, uzade kwishima no kugubwa neza. Ngaho nuho umugisha mwene data twakoranye ikiganiro, umugisha umuntu wese ukurikiranye Mama Sharene official, muramburira ikiganza cyawe cyera. Urakoze, ndagushimye ko hari icyo koze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.